ariko se reka maze mbaze abantu bibanze ku icupa mumbwiza ukuri oya banyarwanda ndashaka mumbwiza ukuri hari ahantu umuntu abona isura ya Emeline afashe icupa arimo ararikoresha ari isura ye cyangwa se munyereke tatuwaje Emeline afite nko ku kuboko ntabwiye muzajye mureka ibintu bya tatuwaje ayifata no ku icupa rya arimo arikinisha n'icupa arimo ararikoresha nta hantu njye nari nabona Emeline sindamubona ntabwo nigeze mbona isura ya Emeline n'intoki za Emeline cyangwa n'inzara ubwo ati yari afite inzara hano n'izi ngizi zirasa n'ahangaha ati yari arimo arakoresha my friend kubera ikiba mushaka guharabika umuntu muzi ko Emeline ubu ngubu ahagurutse akafata nk'abantu bagiye babishishikaramo akajya kuri ribu babafunga kubera iki mutajya mundeberaho mukavuga ati ese Dumba ku bintu by'amacupa atarimo arabivuga ibi bintu bindi byose nta evidence irimo Emeline ko ngewe ntarabona sindabona igitsina cye ntabwo ndabona igitsina cya Emeline da kandi abantu tujye tubura ibitsina byabo byagiye hanze Emeline mwamuretse Banyarwanda narababwiye nimuzajye mureba posti za Dumba muzajye mwigendesera haza umuntu umwambwira ati Dumba Emeline iri ngiri azane na evidence avuga ati Emeline uku n'ukuboko kwa Emeline n'icupa niwe yari arifashe uzane evidence nabonye abagabo benshi twajyaga twubaha ewana barangije babigeze gutya bavuze ko bakoze conclusion kuri yari Emeline niki cyerekana ko uri yari Emeline koze Emeline nje ntabwo nabona igisara cya Emeline probably kandi ikindi kintu ugenda kureba hari snitch wafashe telefone umuntu bamwohereza gastrik agahita agafatira ku yindi telefone Emeline babara musinikinze no kuvuga ko ukuyemo video y'icupa mwishize mwabigize ibintu bya danje dushobora gusigarana Emeline ari umwiranda ahubwo bamusinikinze turimo turashaka snitch muri bigoryi nk'ibyo ntabwo ujye ubibaza atese kubera abantu baba bafite amavideo menshi muri telefoni n'abantu bajya bohereza ibintu bya Baritazari yajyaga yoherezamo n'ibindi video by'abandi bantu badahuye na Baritazari nabyo twagomba kwifata tukabyita Baritazari oya banyarwandakazi mutwara abana banyu ku ishuri ngenda shimira ababyeyi banyu kuba barantwaye ku ishuri rego umwana mwamuharabitse ubu ngubu ntabwo afite ahajya kandi ngo mwamugize ibintu icupa yabaye icupa ndashaka kubabwira abanyarwanda mutwara abana banyu ku ishuri njewe Emeline nimo namushaka ahantu afashe icupa ndahabura Emeline ndashaka kukubwira ko bagusinikinze probably wari urimo iki ariko Emeline ndashaka kukubwira niba ibintu by'uburezi bien bita kuri mutaravutse birimo bivome Emeline biboro ntabwo Emeline biboro si ibyawe nakunda kuzi ndakubona iboro ukunda boro okay Plenty Love Tour itariki 14 Montreal Valentine's Day 15 Ottawa 21 turaba turi Toronto and then Feb Edmonton 22 so umuhungu araza kubasaka akora y'indirimbo nyagasaka isi yose detayiguri mu ukora y'indirimbo nyugahita saka isi yose so make sure you pull up abantu bo muri Amerika namwe ntago tubibagiwe niturangiza ibingibi turaza kuza muri Amerika ariko hagati aho ngaho hari n'ikindi gitaramo cyo mu Rwanda tugomba gukurikirana kinini cyane cya gakondo Ishaka ry'intore presents you indirira rugamba itariki 25 ukwa mbere 2025 Banyarwandakazi ntago dushobora gusiga gakondo yacu inyuma nukuvuga ko tugomba kujyana nayo itariki 25 ukwa mbere 2025 nukuvuga ko ibikurikiraho byose ndagenda mbibaha mu zindi post ariko mumenye ko indirira rugamba igitaramo